hari ikibazo se nyine ukabyukaho mbere yawe urabizi ugiye ku kazi nkabanza ngutekera ukanekera nk'aya magi uzi se ukuntu nzinduka ubwo naba nabyutse ryari mbereho ikintu cyose no kwigomwa sheri ubwo nkabyuka saa 11 ubwo Franco yabaye aje ryari muzabivuga na Franco n'undi ntajya ryama ubizi gute ko nubisha mfite umukopine uyu munsi rero asuye muri ghetto life ya ghetto munabyutse sometimes afite hangover cyangwa ari muzima Imana yamugiriye imigisha ntabone uko yiyandarika njyewe rero uyu mwaka wagenze gute wageze kuki intumbero zawe zo ntiziragera ndagira ngo mbabwire ko nge na Nere tutajya mu ndege nimba warayigiyemo ubwo ngubwo uransobanura wapi bebe ni gahunda rero dufite turashaka kuzajya mu ndege sibyo tugomba kuzajyamo inshallah kandi Cyangugu oya Cyangugu niho hambere tubanze Cyangugu ko twagiye Cyangugu
uyu munsi rero asuye muri ghetto. Life ya ghetto umuntu abyutse sometimes afite hangover cyangwa ari muzima, Imana yamugiriye imigisha ntabone uko yiyandarika. Izi ni inyanya nshyizemo, ese ntabwo nshaka guteka wa mureti ufashe, sinzi ukuntu witwa, reka abahanga muri cuisine nibo baba bazi amazina yabyo, twe tuba duteka amagi gusa. Kuvuga umureti ngiye guteka n'udafashe umwe warisha ikintu icyo ari cyo cyose, wawushyira mu mugati, wawurya wonyine, washyiramo spaghetti, ikintu icyo ari cyo cyose wawuryaho, mbese ntabwo ugoye, nta mibare usaba. Uravura cyane cyane abantu bafite amahangover cyangwa abantu bafite ubute bwo guteka ibintu byinshi. Umugore yantaye sinzi iyo yagiye, ndi kwirwanaho. Ndi umwana kera natinyaga gukubita amagi, nabonaga ari ibintu by'ubuhanga bya hatari, ariko ubimenyera umaze kumena cyakoza nka kabiri. Aba uri umuhanga, hari igihe uhita ugendera ko nyine ubwo uba uzaba umukwikwi wa nyawe. Guteka isaba gushirika ubute bavandimwe, buri mu bintu bigora. Noneho iyo washatseho uba wararemaye ko akantu kose baba bakakuzanira bakagukorera. Ubu naheruka kwegera gaze ryarira, nta nubwo mbyibuka, ariko yarashize igihe kinini rwose gahunda yo guteka ntayizi, ntayibarizwamo, ahubwo bitinda nkanarakara. Mbikira narapfundikiraga kugira ngo amagi abyimbe, niko numvishe bavuga, ariko sinzi nimba ari byo. Nakubitwa nanduje ibintu by'abandi.
urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Urabona ni Franco, ubu ibi nawe urumva ko ni ibintu byoroshye. Kopi nagusuye urumva ushatse kumwemeza ahita umutekera utuntu nk'utu ngutu, yakumva ko urenze uko ni biremeye kabisa. Noneho ndakeka mishije kanarure ndebe uko nisayidira. Urabona ko ushatse washyira, wafata umugati ugashyiramo, ushaka kubirisha ubugari byoroshyeho gato, ariko ushatse wanabirya wajya utamiza nyine ukazamura iyo hirya nyine ukohereza ugafungamo neza. Numva se bimeze bite? Ugiramo amanota? Ukuntu bikase by'urumva ni experience, byansaba ko nyine nkata nka kenshi nyine, ariko nabyikatiye. Ikindi umunyu urumva umeze ute? Nariye umunyu ni sawa. Amavuta se nubwo ari njye ntago naryaga da huile d'olive, mwaransirimuye. Waryaga mukwano? Ni mukwano hoya na gihwagari narageragezaga. Uzi se shiri kandi abantu mu byumve ni ubwa mbere ndiye ku buryo Mutabazi yatetse wenyine. Wenyine nta wundi muntu umufashije. Ese sinashatse nyine. Ega hari ibintu none se wanyemera kujya mu gikoni buri munsi? Ari njye ugiye gutekera nta kibazo. Ubwo ukazanekera ryari? Noneho buri umwe ajya atekera undi. Nkuko muri weekend. Oya buri umwe ajya atekera undi. Nyine mba nkubwira. Cyanjye ngutekera samedi dimanche. Oya ubwo tuzatubikora. We muri weekend kwa bari gufite umwanya. Ujye unekera. Ikintu cyoroheje. Ntabwo ari ngombwa ibiryo ndi burye saa sita ifunguro ryuzuye. Ntajya ngutekera aya magi mu gitondo. Buri munsi buri weekend se? Hano nabyuha ngaturika. Uyu uzajya ufata regime muri weekend twirekure. Okay nari. None umva nkubwira. Aya magi atetse neza. Arasa neza nukuri kw'Imana. Nta turmeric nashyizemo. Kiriya kirungo cyaransekeje. Sela ni wowe Mutabazi y'igihe ngo turmeric. Umva binyumvire. Nagari ngo turmeric ngo imeze gute? Turmeric yabaye turmeric. Tujya ahantu twahaha ngo waguze turmeric. Urumva se? Washyizemo food color mu magi. Ego. Wajyana amanyarwanda kandi Abanyarwanda sigaye ahenda, mbabarire n'ay'abana niko bambwiye. Nyagura ari abana bagiye kuyarya twe bakuru twikubitira ipondeze. Yewe. Arasa neza rero. Nta wabimenya urantanze nari nzi ko nyine abantu bavuga ko nyine ntago babibonye swishyiramo. Ntago navuze ko ari food color. Ubwo barahita bamenya ibyo ari byo. Abantu bose barabizi. Hari abantu bazikoresha muri ji, hari ukuntu uteka umuceri usa umuhondo nyine bakoresheje food color. Komeza uvuge. Hari ukuntu uteka, hari na food color y'umutuku nyine igira amabara menshi. Ugateka nk'imiceri y'amabara menshi ukayivanga, ukuntu biba bisa neza. Numva nari kera nigeze kujya ahantu mbona ngo isami y'ubururu. Yego, biba ari biriya bakoresheje. Uzayinekera y'ubururu numve. Nzayigutekera, nzateka umutuku, umuhondo n'ubururu n'uw'umweru. Noneho urabivanga nyuma iyo byahiye. Ukora umukororombya. Biba bifite ibara ryiza. Nta kintu byateza se ku muntu agiye hahantu. Mu nda? Erega buriya mbere y'uko turya amaso niyo abanza kurya. Nyine iyo ubonye ibiryo bisa neza. Birasa neza se? Cyane uko nyine urukunjijisha. Birasa neza njye n'ubwa mbere ndiye ibiryo watetse nta ruhare bigizemo. Okay. Ni ubwa mbere ahubwo unyemereye kugutekera kuko ubundi ntunyemerera kugutekera. Ako be. Kubeshya ni icyaha. Ndabizi kubeshya ni haramu. Niyo waba uri kwikinira kubeshya ni icyaha. Ndabizi ko utanyemerera guteka nyine. Uyu munsi wabinyemereye. Njye nyine kandi wahitaga na buri kanya wipitapitishaga nyimba wari uzi ko ndi bushye. Oya.
ushaka kureba ko nagiye mu cyumba nyuze ushaka kureba ko ntamenya ibintu byawe se cyangwa ntamenya ibirongoranwa. ndashaka gukora empati cyangwa se niba abantu bazanwerera bundi bushyashya ibabawe ibirongoranwa byararangiye kandi twemerera ariko kure niwinga ubukwe tukongera mbese tugakora ubukwe bundi mbibona ku bantu bakuru cyane ugeze nk'imyaka nka 55 nyine bakabisubiramo ikofi nyine imeze neza bakiyongoza bagashaka ukuntu batanga inzoga bakabura uburyo ngo bakareniwinga ngo ubukwe bwabo. So natwe tuzabikore rero wongera uzana ibirongoranwa ko ibintu manza bimaze kumeneka byarashize barabimenye none se nkubaza aya magi yatetse ngo tuyasangire cyangwa wari uyatekeye ngira mu by'ukuri nabyo se mfite inzara nshaka guteka amagi ko wari uri busy ariko gusangira se ko nta kintu tudasangira twavanze ibintu byinshi ahubwo erere ndi kubona nyine wikunze wagira ngo uri wenyine hano. navutse njyenyine se bo ufite abavandimwe benshi wowe rero ngende kumva nakomeza nkarya ukagenda ugateka yawe ntabwo byashoboka ubwo natumaho nk'ikindi kintu. iryaho inshuro 3 uri kumbarira kandi ari njye watetse. ni cyo kintu kitagenze neza mu bukwe bwacu ngo twasubiramo. ikintu kitagenze neza ngereka nkubanzirize ku bantu mukodesha vewiti zishaje mubizi neza ko zishaje biriya bintu muzabicike muvangira abantu mu bukwe bwabo kandi ubukwe buba rimwe nubwo umuntu yabisubiramo ntabwo yabisubiramo nka kwa kundi. umuntu atuzanira imodoka narangiza atuzaniramo imodoka imwe ishaje reka ndeke kuvugaho byinshi kuko hari inshuti zacu zaza zibigiyemo ariko niba uzi ko imodoka yawe ifite ikibazo ntukirirwe uyijyana mu birori by'abandi muba mugiye kujya kuvangira abantu mukababaza ku munsi wabo sibyo sheri ni ugukunda amafaranga no gutatona nyine ni ukuyakunda ukirengagiza ni ukwikunda cyane ukirengagiza ko abo bantu ugiye kujya gukorera ibyo bintu neza buriya bari imwe ni ukudaha agaciro ahubwo ikintu cy'abandi bantu oya akazi ukora nose bebe reka nkubwire nka buriya imodoka iza kuba ari imwe nyine umva urugero nyine we akazi ke akodesha imodoka sibyo nimba akodesha imodoka akaba yumva ko imodoka ari gukodesha noneho urugero mu ubukwe ni ikintu cyangwa urugero ubwo se tuvuge kuri twakira amanama mu gihugu ibaze haje nk'umuntu uvuye mu kindi gihugu agakodesha imodoka nk'iriya bamurangiye nyine ko abo bantu bakodesha imodoka aribo bayikora mu gihugu en plus de ça muri capitale Kigali agaha umushyitsi imodoka imeze kuriya no kuvuga uwo mushyitsi ajyana image mbi abantu bose of course kuko uhuye nawe rega ntago wamutuka uvuga ngo ya uvuga abanyarwanda ntago biyubaha iki so uriya mugabo ntago yubaha yatumye mvuga nawe mu bukwe bwanjye kuko nanga umuntu nkoroga kandi ibintu twari twabipanze twembi ntago urumva ntago nari kublaming undi muntu ninjye wiblaminze kandi nari namuhaye ikiraka kunzi ko nyine yabyubashye kari ubukwe mutabaze yagukubitisha inkuba be nari narakaye ku buryo nari navuze ibintu byinshi cyane mvuga ko ngiye noneho mbere yo kugenda manza kumena ibirahure by'imodoka ibaze mu bukwe bwa rero kugira ko ga stress bwo ntago aba ari byiza nyine abantu ntibakandi bagakunde cyakora nshimira Imana ko itangazamakuru ryari rihari ritabibonye iyo babibona bari kumenya kubera ko ubu turi kubivugaho ariko nta numwe muri twebwe ujya ufite umujinya nk'uwo yari afite ngo mure kuntu byari bimeze mutabazi yagize umujinya amfashe mu kaboko abwira uwo muntu ngo ubu nasiga amennye ibirahure by'imodoka kugira ngo ubone ko ndi seri noneho ashaka no kuza kudukurikira ngo adusanga aho twari turi imodoka ye noneho irakwama burundu yanga kuva naho yari iri yanze kwaka haciye umwanya iraka araza ihita yongera ihera aho ngaho ku musigiti nyine cyakora Imana nyine ni Imana mu bukwe bwacu cyakora kari akantu niko kantu kabayemo katameze neza nyine kandi mujinya ariko bitabinarangira akandi kantu nagakira nyine igihe uko ibirori twari twabipanze nyine Imana nayo yabigenje neza binarangira neza ariko nyine igihe ntago twagikoresheje neza cyane sinzi nimba hari ubukwe wenda bibaho 100% bagakoresha igihe
biragoye ariko hari ababigerageza ariko nka timekeeper nka Sam yaragerageje turamushimira gusha Sam Diz Sam wa timekeeper Sam wa Dia wamukesha Diane niwe muntu wa mbere wahaye Mutabazi gift yamaye mu buzima bwanjye yego man arya nawe bikubwiye Diane acuruza imyenda se kandi ni ku ifoto yego amweretse ifoto abanza gupinga ngo ntabwo bishoboka ngira gutitse bidashoboka niba Diane yamuha kenda keza Diane warakoze cyane nukuri yabashije kunteretera yatumye icyizere kiyongera iyo kanzu narayikunze kugeza n'ubu ngubu umunsi nananutse kankwira nzahita ngumaho pe iriya kanzu niyo nipimiraho ndayifata buri gihe ngashyiramo akaboko nkafunga kagera akaboko kajyamo ahubwo hari ahantu iyo mfunze ibipesu bitarenga nko kunda ariko meze neza meze neza ntaribi kabisa kubyibuha ntacyo bitwaye ikibi ni ukubyibuha cyane bikabije mvara nkubwire ku ruhande rwawe mu nshuti zawe nshimira mu bukwe bwacu ndashimira Sam cyane ndashimira Mao Bizimana nawe uramwibuka Mao abantu twageranye ahantu twabaga Karuruma ariko uzi ko nibo batashye nyuma Sam barakoze yigo hari undi muntu buriya ni mushima mujya munagaya ngenda shima nkanagaya sindi buvuga amazina ye ariko yari afite role ikomeye cyane mu bukwe wo ku ruhande rwawe arabyica cyane ntabwo yabaye agaciro nyine nkuko ariko Sam na Mao mwarakoze cyane noneho hakaba umuntu witwa Richard wanga ifoto bagiye kwifotoza ku bahungu dusanga yakuye mu mutwe agenda ariko byaranye n'undi hari amafoto yawe hari waciye live ku isimbi ariko ngo reba ngo ahantu hose hari bro ariko Richard ni inshuti yawe kabisa Richard twize ku kigo kimwe muri maternelle ahantu bita Imugunga ngaho ibaze muracyari inshuti urumva ni umuntu turi inshuti kuva dufite imyaka 6 so urumva ubucuti bwanyu n'ubwinzi kandi ntabwo turashwana na rimwe ntabwo murarwanaho bo twakinanye karate nyine nko muri komba nyine icyo gihe we na Richard buramurwanye n'indi wanesha undi ashobora kunkubita kuko urumva papa we afite dani oya nta bya papa we gwe ku giti cye yashobora azi kurwana Richard ni indwanyi kere club yacu yitwaga Ibisubizo akomeza nkaho yiyenze oya ntaga uzareba kenshi nyine iyo hari ibibazo arakwepa kuko nyine yaba yahitana abantu benshi simbizi ariko ibyo ni ibya kera ubu ngubu sinzi ukuntu ameze yaranarongoye urumva ubwo ashobora kuba yarahindutse cyane Richard azatubwira azatwandikira muri comment apana guhamagara Mutabazi aranyica ahubwo namuvuze cyane oya azandike muri comment avuga ati namurize okay twagiye noneho nyuma yo kurya amagi yanjye rero urasuri inkoko utera amagi okay nyuma yo kurya amagi natetse ikinyarwanda kiragoye komeza urumva bimeze bite wallahi ni ku 10 urahiye wallahi asinyapfa kurahira ndabizi okay watetse neza ankwisabira nyine uziyongoza nk'umunsi umwe nushaka hazabe hari kamera nimero za Franco araziguha wenda uzabikore nge nabizi pe ubyuka nka mbere yanjye biragoye kereka ngiye ku kazi hari ikibazo se nyine kubyuka mbere yawe urabizi ugiye ku kazi nkabanza ngutekera ne ukanekera nk'aya magi uzi ukuntu nzinduka ubwo naba nabyutse ryari mbereho ikintu cyose no kwigomwa sheri ubwo nkabyuka saa 11 ubwo Franco yabaje ryari muzabivuga na Franco n'undi ntajya ryama ubizi gute ko numvishe ko mukopine oya nabyo mukopine amukuye kandi amuteye agiye kujya mutekera ayo magi namwigishije reka okay ubwo no bamenyanye mu kanya arono urumva nyine ukamubwira akaza saa 10 za mu gitondo azigora mu gusubirayo muzasubira nayo ngiye ku kazi nta kibazo ubyuke unekere nk'aya magi ubwo iryo joro tuzarara twaguze capati kwa gafaranga nese ubwo urumva tuzarara twaguze capati tuzagura capati nkuko dusanzwe tuzigura ushaka none ngo utekera amagi akomeye oya bayita gute bayita gute aya ngaya yo ni nta sinzi izina ryayo ngiye ningiye yakora gute ntago ndi kuvuga Rolex okay wowe tuzagura Rolex rero abantu bose ntago baturutse iwacu Rolex ni amagi avanze na capati afashe biba bifashe nyine yego numva aya ngaya ntawafata capati ngo yashyiremo ngo byitwe Rolex oya ngiye no kuvumbura ubwo nta zina wowe tuzaba twaguze capati
unkorera aya magi gutya nyine ameze gutya ameze, uyashyira uruhande rumwe, hano ushyireho capati cyangwa ukoresha isahani yanjye regime uterekeho n'igikombe cy'icyayi cya mukaru, ubundi ubinzanire. Amata se nido bimeze bite ubundi? Ese rati dufite umuntu ari kunywa mukaru wicaye muri Kongo bamva ntabwo bufite na nyoko bukwe nawe ikibundi babwire kugiza ubwoba nkagira ubwoba. Ni byiza ko banyoko bukwe niko se mabukwe abantu mwegereye muri Kongo n'abandi muri Kongo, iyo nera ari kunywa mukaru nabwo wamugira cyakora disi mama wawe ntwite yaguhase nido baba we nanywaga nido ikageramo hagati indi nayo iri mu nzira. None nyine warabyaye byararangiye. Umva mbonye naracutse ariko kandi ndacyari umubyeyi. Ndacyari umubyeyi arimo arabyumva. Okay. Latifa na mama Mutabazi mureko ni mu rugendo muvugana muri abaturanyi muganire. Latifa cyane mureko ukuntu bigenze, unyoherereze iribaya, unyoherereze na nido kuko i Kigali kugura nido ya 60 biragoye. 64 wibaze ya 64 harimo ibikombe bingahe by'amata by'abari abana? 3 binini. 22 urumva ha 3 biburaho 2. None se ibintu mubwiza binkorera nzabikora ariko amasaha nzabikoramo ntago arayo ngayo kuko byangora. Okay, muri weekend I'll do it. I'll cook for you, bikuzanire nzi kuzishima cyane. Ndewe kwishima ni bure tuntu tunshimisha ntago tugoye ndabizi. Nzagutekera rwose amagi banshimiye na capati. Shadutegereze weekend yindi kuko ingira irangiye neza nayo irangiye neza. Turebe ukuntu twatangiye ukwezi kugusoza umwaka. Ubu mwaka ntago ubura ukwezi, ubu ngubu harabura iminsi 20 turi harabura iminsi 20 oya wibara gutyo. Turabura iminsi miki ishoboka. Ahubwo reka mbanze nkubaza ibintu wifuzaga uyu mwaka ututangira hari ibyo wifuzaga? Yego. Byibura ko mu kwa 10 cyangwa mu kwa 11 wazaba warabigezeho byarakunze bimeze gute? Sofa alhamdulillah kuko va mu kwa mbere kugeza tariki ngi uretse ibicurane sinarwaye. Umugore yararwaye ugake kubera kwibaruka. Warabyaye ubyara neza ba mu bitaro, abana bameze neza. Byandi bajya bavuga ngo impanga ziranduzanya, umwe niwe warwaye angine ntiyanduza abandi. Kuva bavuka nta bitaro mbese turasubiramo. Ni ikintu cyo gushimira Imana kuko ntago bari ibintu byoroshye kurera abana batatu batarwara namwe mutarwara. Mbese icyambere dushima Imana ubuzima bumeze neza kuva mu kwa mbere nyine w'imwaka watangira kugeza aka kanya nyine. Ikindi dushimira intego z'abari nyinshi. Abari nyinshi hari uko nshaka kubaho mu buzima bw'akazi, hari uko nshaka gutera imbere mu buzima bwo mu rugo, hari uko nshaka hari evolution nshaka buri munsi, hari imodoka nshaka kuzagendamo, hari ibyo nshaka kuzakugezaho. Ntago navuga ngo 90% nari nayigeraho, ariko kubera nyine ubwo buzima bwanjye bumeze neza byose nzabigeraho byose uko icyambere n'ubushake no kumva umutima nama wawe no kwirinda ibigushuka kuko aba ari byinshi, aba ari obstacle menshi kandi n'uburyo yanyuramo birafasha. Icyambere we nukumenya aho ushaka kujya naho ushaka kugera, noneho ukavuga nzahagera gute mu gihe kingana gute. Nta n'umuntu ufite speed. Ntago ndi kwirukankana nawe ya nje mfite uko ndi kugenda nyine step by step kuko njya mbikubwira ubuzima bwanjye nanyuzemo na mukecuru. It was not easy ariko buhoro intambwe ku yindi ubigeraho neza utanduranyije uko iyo ushatse uranduranya ukanahemuka. So beta kugenda uko ushoboye ariko ukagera aho ushaka kugera. Nibyo usanga hari abantu bagiye kwiba kugira ngo bagire ikintu bageraho
ukicuza nyuma kandi ugasanga urafunzwe na cya kintu ntukigikoze uba ugize gap y'imyaka 10 wenda uri mageragere cyangwa se nyine warasubijwe inyuma kubera gushaka nyine kwirukanka oya nta muntu usigana igihe cyawe kigeze kiragera. Ubundi iyo wiragije Nyagasani ukanizera ko Imana ari yitanga kandi mu gihe cya nyacyo biba byiza kuruta uko wavuga ngo ngo ngiye ngo n'umuntu ngo namwica ngo ariko ngo nkagira ngo ikintu mbona sibyo. Hari igihe ye gushaka kukwica uwo muntu ugafata amafaranga ye niba ubikoze ariko mu minota 3 nawe urafatwa ufungwe y'amafaranga asubizwa umuryango wa muntu wavukije ubuzima bigira ukundi kuntu bimera. Ikintu kiza nuko nyine abantu tureka nyine ibintu byo gushaka kwirukanyira ibintu by'isi kuruta sibyo. Rero nubwo iki kiganiro ntagitangije simbizi nimba banasuhuje abantu ko watangiye nagiye nasuhuje kuko bansanze mu kazi gakomeye cyane ndimo ndatunganya nari mfite inzara yo nshonje mushiha yego mana ntago mba mvuga ari niyo mpamvu nyine Franco yihangane ntago namushuhuje. Ngewe reka mbikore. Suhuriza nanse unasezera cyangwa urasuhuza uze gusezera. Ndasuhuza mutena nasezera kuko turi kugana ku musozo. Ndizera ko nyine abantu mumeze neza mwabonye ukuntu Mutabazi ateka byatangiye n'ahari mutwihanganire niyo mpamvu nta gusuzanya nyine kwabayeho. Ikindi ntabwo amenyereye cyane bihagije ibintu bya kamera ku buryo avuga ngo ngo ahita byibuka ukuntu bigenda akantu ku kandi byitwa intro. Urumva rero ntayabaye urumva mu mwihanganire ngiye naje kuzamo nyuma ariko ntibyanakunda ko mpita mvuga kariya kanya. Rero nk'ibisanzwe mba mbifuriza ibyiza nanabashimira ukuntu mureba ibiganiro byanjye ku giti cyanjye cyangwa se b'abakobwa banjye cyangwa se ndi kumwe na Mutabazi cyangwa n'abandi bantu bo hanze. Harimo ba mpinga mumaze kumenyera, harimo n'abandi bantu nyine duhura biri aho ngaho ibiganiro byanjye n'abandi babyeyi babyaye abana 3 harimo Anita, harimo undi witwa Ngabire we buri munsi aramwe ngo njye mbwirira abantu ko mbashimira baramfashije nawe wabyaye abana 3 mwaramubonye nagiye gusura. Vuba ahangaha nzanasubirayo tujye gukorana ikiganiro muri ukuntu abana bakuze anabashimire mu buryo bwimbitse kuko yarambwiye ati ndabyifuza. Rero ntabirenzeho cyane nababwira ngo ngiye kongera kuvuga muri aka kanya ariko ntabwo ugenda utavuze nyine wowe umwaka nyine ngiye kuntu byagenze gute usigaye ubana n'umugabo bimeze bite? Ngewe rero uyu mwaka wagenze gute wageze kuki intumbero zawe zo ntiziragera ndagira ngo mbabwire ko nge na Nere tutajya mu ndege nimba warayigiyemo ubwo ngubwo uransobanurira ni gahunda rero dufite turashaka kuzajya mu ndege sibyo tugomba kuzajyamo inshallah ariko kandi icyangugu niho hambere tubanze icyangugu ko twagiye icyangugu Imana idushoboze tubona amafaranga ntibizarenge mu kwa mbere mu matariki 10 tarajyayo Imana idushoboze none byose birashoboka sheri ni hafi buretse wumve ngo hoya ni hafi kubera iki nshaka tuzagende nyine dufite ikintu tugiye gukora n'ubundi ariko da umva ufite gahunda rero ibyo turabivugana nyuma nduvutangiye kunyihinduka umva nkubwire rero ngiye ikintu cya mbere mbere na mbere nshimira Imana mu kwa mbere k'umwaka hageze mfite inda y'amezi 5 merewe nabi pe umwaka bahurashe duhagaze hanze turi abantu 3 sibyo dushimira Imana yuko turi amahoro umwaka urakomeza pe ntago wari unyoroheye ariko atari mu buryo bwo kuvuga ngo ni ibindi bintu bibi cyane mu gutwita kwanjye ni urugendo rutari rworoshye nararuvuzeho cyane shimira Imana pe yuko abana nababyaye nkaba ndamahoro nabari amahoro icyo kintu nicyo kintu gikomeye cyane nshimira Imana muri uyu mwaka. Ikindi nkaba nshimira Imana ko yamaye ubwenge bwo gutekereza gufungura YouTube channel muri uyu mwaka kandi ikaba yaratanze umusaruro mu buryo bwihuse cyane. Rero uyu mwaka hari ibyo nawifuzagamo ntabonye ariko Imana imibindi bikomeye ntabwo nicuje ngo byandi nashakaga ntago nabibonye. Uracyabishaka ariko cyangwa wisubireka? Nahise mbona atari nangombwa ko nakomeza kubitekerezo cyane. Imana yamaye iyo yanekerereje ibyiza birenze ibyo ngiye natekerezaga nibyo yamaye. Urumva
ariko nyuma y'uko hari ibyo yamaye turi ibiremwa duhora dusaba cyane nahise nyisaba ibindi birushijeho ntabwo biracamo ariko mfite icyizere kuko ndacyahumeka umwuka w'abazima rero uyu mwaka nawubonyemo ibintu birenze ibyo ahubwo ngewe nawushakagamo urumva uyu mwaka ahantu ugeze nubwo utararangira pe alhamdulillah mana kuba uyu mwaka uzarangira nk'ufitemo perimi nk'ufitemo akazi kanjye gahoraho nk'ufitemo umugabo nkawe n'abana nka bariya no kuba nkurimo nkanjye nka Neri Mukayizeri baba we njyewe Jariya umukobwa wa Hami Muhammada ni byinshi cyane Nyagasani ntadushoboza umwaka kazi mu mpera z'uku kwezi kwa 12 hari video tuzakora ikazazamo noneho kubivugaho neza mu buryo burambuye apana gutya ndi kubica hejuru nuko ngewe rero ukwezi kwanjye kwa 12 kugeze meze ndashima Imana cyane ariko nanasabira abandi abantu barwaye imfubyi n'abapfakazi Nyagasana haza kwifuza kwanyu Imana ibamera ibyiza ibarinde ibibi nibihebe nshimira Imana ko ukwezi kwa 12 kugeze mfite inshuti nzima nka Nusura buriya ndasaba Imana ngo indinde inshuti z'ibihombo inshuti zo kuneza ibihombo n'ibindi bintu byose Imana yazikuye mu nzira imereza Nusura Nusura n'umwana mwiza Imana nawe ihaza ibyifuzo bye imuhe na perimi numvishe ngo asigaye none azi kwatsa imodoka Imana iguhe perimi Imana iguhe inshuti nziza Imana iguhe umufiance mwiza Imana iguhe kamvuga ngo umugabo muri rusange mwiza umuntu uzagukunda cyane kuko uzi gukunda nawe abandi bantu uri umwana ku 40 urejama ku 40 ure pumbafu hapana ure sio mwanaume Imana rero imene Nusura ibintu byiza byose ndagukunda cyane wa mwana w'umukobwa we yaradufashije ahantu henshi cyane Nusura yanyitayeho kwa muganga hari ikiganiro nakoranye na mama Savana Nusura ari iruhande rwanjye bivuga atagaragara ariko ndashaka kuzamwinginga umunsi yanyemereye kugaragara nzongera mbivuge uko ngewe ati ntago biragoye yarambye ngo azabyemera urumva rero ntago uzamwinginga ahubwo uzamuzana nzamuzana rero namwe abantu mufite ibibazo by'inshuti kuko inshuti ziba zikenewe Imana ibamera inshuti nziza Imana ibamera ibyiza byose Imana ikomeze ibandindire ndabakunda cyane hari abantu bagukunda sibyo hari abantu bagukunda ufite abafana benshi n'abakunzi benshi rero sinzi iyo waririmbye ngo ni iyihe ndashaka ahubwo ko tuzaririmba indirimbo njye nawe kugira ngo mu kiganiro cyacu ijyamo kurumva nta kabiti tuba dufite hari ukuntu ureba nyine nko kuri bamenye uzumve hari akantu kazamo ukuntu none ariko apana kare we sinzi abagakuye none tuzajya muri studio turaremo dusore indirimbo imwe nyine ndabyumva indirimbo izagizemo abantu batamenya ko iki kiganiro ari cyanjye nawe voilà ni intro niyo abari beat wenda sinzi bwo tuzabirariraho tu dukeneye abaterankunga dukeneye ariko mana ibintu tuzakora kwande kwa LA sawa Imana ikomeze ibandindire wakoze guteka amagi yararyoshye cyane urakoze gushima ko wazanye ubusamba bwinshi nagombaga kuyarya ari menshi kuko imbaraga nakoresheje yego ubutandabona ari uguteka inkono ebyiri sawa wakoze nawe sheri Imana ikumera umugisha nawe sheri wakoze namwe kudukurikira Imana ibamere ibyiza byose bye